Dutangiranye agafilime kacu n'umukobwa mwiza cyane, akaba yari ari kuri telefone arimo kugenda avugana na sheri we, arangije uko arimo aramuvugisha akajya amubwira ati none se uri hehe ko ntari kukubona, sheri we rero yahise amusifura, amaze kumusifura aramubwira ati ndi hano inyuma yawe, umukobwa agihindukira yagiye kubona abona ni umusore mwiza cyane gusa wicaye mu kagare, arangije yahise aza hano atangira kuza amwegera aramubaza ati none se ni wowe nje guhura nawe, undi aramubwira ati yego rwose ni njyewe tuje guhura, ati none se bimeze gute ko mbona wambeshye, hano umukobwa yari yazanye n'inshuti ye mugenzi we, nyine kwa kundi umukobwa abwira undi ati umperekeze ngiye guhura na sheri wanjye kandi ni ubwa mbere tugiye guhura, ati rero rwose uze umperekeze, uwari wamuherekeje rero bakigirana hano nyine babonye umusore gusa bamubona yicaye mu kagare, umusore nawe uko ababonye arabasuhuza gusa banga kumusuhuza, arangije umukobwa atangira kuganira n'umusore akajya amubwira ati none se ni ukubera iki wambeshye, ati njyewe ni gute twakundanye kino gihe cyose nubwo tutari twarigeze tubasha guhura, ariko ntumbwire yuko ufite ubumuga nyine utabasha kugenda, arangije umushuti we yahise amubwira ati ariko se uretse gatoya mbere yuko nyine muvugana nabi wabanjije ukitonda ukabanza ukumva ikibazo yaba afite, ati oya rwose njyewe ibyo ngibyo urimo kumbwira ntabwo mbyumva, ati ntabwo uno musore ufite ubumuga njye twakomeza kubana cyangwa se twakomeza gukundana, ati ibyanjye nawe birarangirira ahangaha, umusore aramubwira ati none se basi reka twere kubiganirira hano hanze ndabizi uraza kunyumva, reka tugende tujye kubiganirira mu nzu hariya mo imbere, umukobwa arangije amureba ngo urashaka yuko tubiganiriramo hariya imbere, ati kubera ko wumva ushyushye nyine, ati ntabwo ushaka kuganira hanze, ati reka mbanze nkuhoze, yahise afata amazi yari afite mu gicupa hano, arangije atangira kuyamena kuri wa musore, hano mugenzi we uko bari kumwe yatangiye kumubwira ati ariko se koko nk'ibi bintu uba ukoze ni ibiki, ati reba ibintu uba ukoze nawe, ati koko urabona ibingibi ari ukubaha umuntu, umusore nawe arangije aramubwira ati byibuza se iki ni cyo gihembo wari ukwiriye kumpemba, kuko hejuru y'urukundo twari dufitanye igihe cyose twari tumaranye ngo ni uko wari utarambona, ibingibi nibyo bintu wari kunkorera, ati cyokora urambabaje rwose, ati unyeretse wowe wa nyawe w'imbere, undi aramubwira ati nizere yuko ibyanjye nawe ahubwo biri burangirira ahangaha, hano umusore yahise yikora mu mufuka, arangije akuramo ka kabogisi nyine ko bazanamo impeta bagiye guterera ivi umukobwa, arangije aramubwira ati rwose hano njyewe kubera urukundo nagukunze ntaranakubona nari nazanye n'impeta kugira ngo nze kuyikwambika ikubere ikimenyetso cy'urukundo nkufitiye, ati kandi rwose nkwereke yuko mfite na gahunda yo kugira ngo mbane nawe, umukobwa arangije arahindukira areba mugenzi we aramubwira ati ariko se uno muntu ni umusazi, undi aramubwira ati ariko se kubera iki koko ugomba gukora ibyo bintu, kuki ukomeje kumugora kandi unamubwira nabi bisa nkaho urimo kumutuka, ati none se bino cyangwa se ukuntu ameze urabona ari we wabyigize, hano rero uko umukobwa akomeje kuganira na mugenzi we ariko bisa nkaho batumvikana, yahise amubwira ati kwanza wowe ibingibi nta nubwo binakureba, ibingibi birareba njye nawe n'uno musore twakundanaga, ati ariko guhera umunsi ntitunagikundana, umusore kumbi yari pranka yagira ngo amurebe, ntabwo wa musore afite ubumuga, hano handi umukobwa yahise anabireba ukuntu umusore ahagurutse, aravuga ati none se wankinishaga, none se nizere yuko ibintu nakubwiye utigeze ubifata nabi, ahubwo atangira gusa nkaho asubira inyuma amera nkaho nyine ibyo yakoze nawe atabishakaga cyangwa se atari yabigambiriye, umusore gusa aramubwira ati hoya ibyo wambwira ibyo ari byo byose cyangwa se ibyanjye nawe nanjye nakubonye yuko utankundiye uko njyewe meze cyangwa se uko uzambona, ati ahubwo wakunze ibyo nari mfite, wakunze ukuntu nagaragaraga nyine kuri za Instagram he hose wagendaga ubona amafoto yanjye mpagaze ku mamodoka cyangwa se umbona nk'umusore ufite amafaranga kandi unasa neza, ati rero ibyo ngibyo nyine njye nawe byarangiye, ubu ngubu njye nawe nyine twacanuye cyangwa se umubano wacu wahagaze, ati bibaye byiza rero rwose mwansezera nkigendera, ati kuko nakubonye we nta bumuntu ufite habe na gatoya, ati ibaze ko n'inshuti yawe yareba
yarebaga uburyo uri kumbwira ikabona yuko rwose nta n'agashiti k'ubumuntu wifitemo muri wowe, ati rero wakunze uko wambonaga, ati ariko ntabwo wakunze njyewe wa nyawe wabonye, ati kandi rwose nta nubwo nigeze nicara hano muri kano kagare kubera ko mfite ikibazo, ati njyewe naje ndakahasanga ndavuga ati reka mbe nkicayemo nyine, ati kubera ko hari abantu bajya bakifashisha nyine baje kuri ino nyubako ugasanga karabafashije nyine wenda bafite nk'ibibazo runaka byo kutagenda, ati rero ahubwo reka mbe nigendeye ibyanjye nawe rwose birangira ahangaha wa mukobwa we. Umusore agiye kugenda hano yahise ahamagaza imodoka nziza nziza cyane ari n'imodoka ye, arangije umukobwa abonye imodoka iparitse hano aravuga ati none si iyi modoka ni iyawe? Undi aramubwira ati yego rwose imodoka ni iyanjye, ati ariko ibyanjye nawe nkubutse ko byarangiriye ahangaha, ati kumbi za modoka najyaga mbona wifotorejeho ni izawe? Undi aramubwira ati yego, ati ariko buretse gatoya hari ikintu nari nateguye yuko numara kwemera yuko urukundo rwacu rukomeza ndi bukore, ati aya mafaranga nari nayateganyije nk'ikintu turi bukoreshe nyine turimo kwishimisha cyangwa se tukajya no guhaha tugashopinga ibintu bitandukanye, ati ariko kuva unyeretse yuko utanshaka cyangwa se utankunze, ati reka nyihere uno mugenzi wawe. Yafashe umubandari w'amafaranga menshi cyane ayahereza wa mushuti we, umushuti we kuyakira byaramunaniye biramurenga, aravuga ati hoya amafaranga angana gutya ntabwo nayafata, ati ubu se navuga yuko nyakiriye mu ruhe rwego? Ati we humura ubifate nkaho nyine ari nka musaza wawe uyaguhaye, ati rwose kandi humura nta nkurikizi kuko nayanjye ntawe mba nayasabye ni njyewe uba wayakoreye, ati kandi rwose wakoze cyane byibuze we nabonye ufite akantu k'ubumuntu, ati kubera ko na mbere hose rwose nabonaga unyakiriye neza. Umukobwa rero nta kindi cyabaye yakiriye ya mafaranga, arangije ashimira n'umusore aramubwira turakoze cyane rwose Imana iguha umugisha. Umusore niko kugenda ajya kuri ya modoka nziza nziza yari iparitse aho ngaho, arangije azamura urugi ni za modoka zikinguka rwose nk'indege, amaze kuzamura arangije yinjira mu modoka, amaze kwicaramo yatsa imodoka arigendera. Umukobwa nawe yarebye uburyo umusore agiyemo rwose nta no kumwinginga nta no kuvuga ngo reka basi tubyirengagize, umukobwa ararakara arababara cyane aravuga ati mana yanjye inzozi zanjye zigiye mbireba. Ahindukiye areba wa mugenzi we arangije aravuga ati ayo mafaranga vuba hita uyazana tuyagabane ufate igice nanjye mfate ikindi. Umukobwa aramubwira ati hoya njye ntabwo nagabana nawe ano mafaranga, ati kubera iki tutari buyagabane kandi ari boyfriend wanjye uyaguhaye, ati nako uwahoze ari boyfriend wanjye. Undi aramubwira ati hoya aya mafaranga nayahawe na musaza wanjye rega ntabwo njyewe ibyo ngibyo byo kuba yari boyfriend wawe cyangwa se ibiki bindeba, ati nta n'igiceri gipfumuye ndi buguheho rwose urabeshya ibyo bintu byihorere. Arangije akimara kumubwira gutyo amukurijeho yahise afata inzira arigendera. Umukobwa hano yahise atangira no kumva rwose agize isereri yahereye mu rwara ikaba igeze mu mutwe, arangije atangira kuvuga ati mana we ibingibi rwose sinzi ko nzabigenza, ati rwose nikozeho. Ni nuko agafilme kacu karangiye, umukobwa yahagaze hano zimwumiraho abura iyo ajya ndetse abura n'iyo agana bimurangirana gutyo. Turabashimira cyane mwe muba mwakomeje kubana natwe, udufilme twacu nutugaruka.